ata moto haguruke wirinde ibintu by'ubwoba yituzamura ukuguru hejuru muri woroheje mwiza urebe imbere aho gana kuri episode ya 9. Ese episode ya 9 mwarimu agiye kutwigisha iki? Ahangaha rero ni kuri rwa rubuga rwacu rusanzwe kuri Ngufashe TV. Muraho neza murakomeye. Nagarutse rero muri kumwe na mwarimu Emmanuel. Noneho nazanye igitabo. Uyu munsi rero isomo tugiye kwiga, tugiye kwiga isomo episode ya 9 ivuga ngo vitesi za moto. Ese vitesi za moto zikora zite? Vitesi za moto warusanzwe ufite ikibazo cyo kuri vitesi, warusanzwe ufite ikibazo wumva ngo vitesi za moto ese zikoreshwa zite? Ese moto ubundi batubwira ko iyo nta vitesi ifite ntago yagenda. Iyo rero moto idafite vitesi ntago igenda. Rero ukurikiye Ngufashe TV nkanjye nka mwarimu uri kukwigisha nukure urushinge rero kuri episode ya 9. Twibukiranye rero kuri episode ya 8. Episode ya 8 duheruka mbigisha uburyo bakoresha feri. Babwira ngo feri ya moto igira feri zingahe. Twabonye ko moto igira feri ebyiri, feri y'imbere ndetse na feri y'inyuma. Uyu munsi rero tugiye kureba vitesi za moto. Ese moto turabazwa ibibazo ngo vitesi za moto ni iki? Vitesi ya moto ni iki? Vitesi ni iki? Kabiri ikoreshwa gute? Kandi si ikoreshwa ryari? Ibyo ni ibibazo wibazaga. Rero ese moto igira vitesi zinga? Ibyo tugiye kubireba. Ikindi nitumara kumenya umubare wa vitesi, ese vitesi zikoreshwa zose? Oya. Cyo misengisubiza direct ko cyo nago kiri busabe kugira. Ntago vitesi zikoreshwa zose ngo zikuvuga ngo rero ngaho rero twagiye rero sasa. Twagiye kuri gusobanura vitesi. Turabanza tumenye ngo kuri moto yacu ese vitesi ziherereye he? Turabanza tumenye ngo moto yacu vitesi ziherereye he? Okay, ndabazi abantu banyemera ndabeze benshi bankurikirana kuri Ngufashe TV. Nta muntu nongera mbibutse, nta muntu numwe ubujijwe kwiga moto. Urwego rwose rwemerewe kwiga moto. Bemerewe kwiga moto bakaba abashoferi, abayobozi b'ikinyabiziga cyitwa moto. Wowe wibazaga ngo ese nanjye bura nakwiga moto nkayimenya? Wayimenya. No mu myaka runaka naho wayimenya. Ubwo rero ntugire ikibazo rero wigira ubwoba, moto nayo iroroshye nta kibazo yari. Okay, none tugeze ahangaha rero. Kurikira murebe. Ese vitesi za moto ziherereye he? Iyi moto yacu bahita Ages. Rero aka kantu mubona karincare kugira ngo karebe neza. Aka kantu muri kubona hanga aka muri kubona ndi gukoraho akangaka. Aka niko twifashisha turi
uri gushyiramo izo vitesi nababwiye bakita levier de vitesse cyangwa se igikoresho dukoresha tugiye gushyiramo vitesi. Noneho rero batubwiye bati ese vitesi iyi moto yacu igira vitesi zingahe? Igira vitesi eshanu, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Okay. Noneho muri vitesi eshanu igira, duhera kuri vitesi ya mbere, vitesi ya kabiri, vitesi ya gatatu, vitesi ya kane, vitesi ya gatanu. Ese izi vitesi zose zishobora kujyamo ingunga imwe? Ya. Vitesi zijyamo bitewe n'ahantu uri kugenda, bitewe n'ahantu ugiye uko hangana. Ese urugendo ufite rungana rute? Ese urugendo ufite rwakoreshwamo vitesi ebyiri? Ese urugendo ufite rwakoreshamo vitesi eshatu, enye se, eshanu se? Biterwa n'aho ugeze uko hameze, n'aho ugenda uko hameze. Yewe, noneho rero reka turebe, ubashije gushyiramo vitesi zose. Ese ushobora kuva kuri vitesi ya gatanu ukajya kuri vitesi ya rimwe? Icyo kibazo abanyeshuri bakunda kukibaza. Oya, wowe nkurikiye ngo ufashe TV ngiye nka mwarimu nje gukosora, ntago wava kuri vitesi ya gatanu uhita umanuka direct ngo uhite ujya kuri rimwe. Oya, no, uko zikurikirana niko n'ubundi zigiye zikurikirana no kuzikuramo cyangwa se kuzipangura. Urugero, nimba wari ufite vitesi ya kabiri, ubwo urahita umanuka ujye kuri rimwe. Nimba ufite vitesi enye, uraza kuri gatatu, ugere kuri kabiri, ugere kuri rimwe, urinde ugera muri poemo, cyangwa gatanu umanuke gutyo. Nuko bigenda. Rero ntago yemewe kuzishyiramo ngo uhite ugera kuri vitesi ya nyuma utari waje. Reka rero turebe rero uburyo vitesi ishyirwamo. Ese ushobora gushyiramo vitesi udafite amburiyage? Ntibishoboka. Vitesi ikindi cya kabiri, ese vitesi twavuze ko ntago watwara moto hatarimo vitesi. Vitesi zimarira zifasha moto kugira ngo ibashe kugenda neza. Reka rero turebe, reka tubyerekane rero. Ni ukuvuga ngo rero iyo ngiye gushyiramo vitesi nzishyiramo ne. Wewe munyeshuri wibaza ngo vitesi nzishyiramo, nimba utwaye moto ukagenda ikirenge cyawe ugifite hano, aya ni amakosa. Reba hano ukagitwara gutya, no. Ku buryo ujya gushyiramo vitesi ukaza gutya, ukaza, ibi ntabwo ari byo. Ugomba gutwara ikirenge cyawe kimeze gitya. Mu gihe ugiye gushyiramo vitesi ugira gutyo ukamanura iki kirenge gutya, ukegura ugashyiramo vitesi. Kuyikuramo na amburiyage ugakuramo. Ibi nahoze mbibereka, nawe bigishe no muri episode. Erega amavideo yacu arakurikirana kandi yose arasa, ariko rero niyo mpamvu ugomba kumenya. Reka rero turebe rero sasa vitesi ya mbere. Ubu tugiye kuba turebe vitesi ya mbere, tugiye gukoresha vitesi ya mbere. Urabanza watse moto kuko ntabwo washyiramo vitesi moto itanu. Wabibona? Wagiye rero urafata amburiyage yawe neza, kiramo cya kirenge ko kuna kuye kiramo vitesi ya kangahe? Ya mbere. Yo guhaguruka byo barabibonye mu episode yabanjije. Iyo ugiye guhaguruka fata akariro gakeya ukabikora mu byatsi. Ngiye kubikora ku buryo nkoresha vitesi eshatu. Vitesi ya mbere, vitesi ya kabiri, vitesi ya gatatu, vitesi ya kane, vitesi ya gatanu. Aha niho ugiye guturuka. Reba kuri vitesi ya mbere twagiye rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ngakuramo 1 2 3 4
zose nkatangira kuri kuyanyuma nahagarara. Ubu nazimazemo nta pesi n'imwe. Ariko nuko ngo bira bintu ntago byemewe nubwo mbikoze nihuta. Nuko hano turi muri video. Ariko karugira ngo mbasobanurire ese distance zikoreshwa gute. Yes, ndashimira rero abantu bankurikiye kuri live hano kuri TikTok. Wowe ukurikiye kuri TikTok genda urebe ama video yanjye yabanje. Urebe se mwarimu ari kwigisha gute. Harabambye se dukoresha distance gute. Kamera zigaragaza anga. Ureba dore distance ya mbere nayishizemo. Iya kane nyikuyemo dore ya nyuma niyo ngiye guhagarariramo nahita mfata amburiyaje na feri hagarare neza ngira ngo mwabibonye. Yes, ubu rero nibwo buryo bwo gukoresha distance. Ngo ikirenge cyawe nimba ugiye gushyiramo distance ntago ikirenge cyawe ushyiramo ukayikuramo ugire gutya uzane gutya. Ibi byo gutya ntago ari ni ukuvuga ngo rero ni gutya 1 2 3 4 5 ukuramo 1 ugenda umanura gutya umanura kugeza igihe pesi zose zishizemo. Yes, ni wowe rero harabura wowe kugira ngo ubimenye. Ngaho rero kurikirana iyi video. Umunyeshuri rero buriya kugira ngo afate bigenda ntukaryame utarebye Ngufashe TV. Ntukaryame utajye kuri Facebook kuri Ngufashe TV Nzasabimana Emmanuel. Ntukaryame utajye kuri YouTube. Ntukaryame utajye kuri TikTok. Urebe ubumenyi bandi kubaha bwose kuri Ngufashe TV. Iyo rero yari episode ya 9. Mukanya rero episode ya 10 na kindi turi buze gukora nuko hari umunyeshuri twigishije maze kumenya bimwe. Turashaka turebe ese nimba yaramaze kumenya gutwara moto. Mukanya rero turaza kumureba muri episode ya 10 kuko mu minsi iri imbere rero tugiye gutangira twige n'ibindi bikomeye. Tugiye gutangira nimba twamaze kumenya distance, twamaze kumenya moto yose, tugiye gutangira kwiga ibikoresho. None tugiye kwiga mu kibuga, tugiye gutangira hano no tugiye tumenya uburyo ushobora gukatira ahantu hafi, ushobora uburyo gukatira ahantu kwegereye, gukata amakorosi. Ibyo nibyo tugiye gutangira kuziga mu minsi iri imbere, kunyura mu nzitizi, ibintu nk'ibyo. Murakoze rero, komeza ukurikire Ngufashe TV. Nimba utarakora subscribe kuri YouTube yikore, nimba utarakora follow kuri TikTok na Facebook genda ubikore. Yes, turi kumwe rero muri episode zikurikira. Ciao ciao.